Ibihe byiza kuri mwe mwese munkurikirana umunsi kundi kuri Davy Rwanda. Tudatinze reka dutangire n'igice cyacu cya mbere ku nkuru yacu y'urukundo ya FIDERRE na NAOMI. Dutangiriye ahantu hari abakobwa bane ndetse abakobwa bari kuganira cyane. Gusa mu kuganira kwabo hari umukobwa bari kubwira ndetse bamusakuriza cyane bamubwira ko ibintu byose yakoze atari byo. Ati se NAOMI, ibintu wakoze ko kuri kumva ari byo, ko kuri kumva ufite ubwenge nta n'isoni. Nta n'urusoni ngo yaguteye inda, none mu kugutera inda nta nubwo ushaka kuyikuramo ngo ushaka kuba warera uwo mwana. Cyakorasha NAOMI ushobora kubura ikigoryi nta bwenge ufite. Wagerageje ugatekereza kure ndetse ugatekereza ku ngaruka ufite kuri uwo mwana ugiye kubyara ndetse utateganyije. Ariko Shadia ntago ari ngombwa pe, use kuko muri kubona nakuramo inonda. Erega ntabwo naba naragize gukora icyaha cy'ubusambanyi narangiza nkakigerekaho n'ikindi cyo kuba nakica umwana w'umuziranenge koko. Ariko warasaze koko NAOMI, icyo nta cyaha kibirimo mani, kuko urabona ni nko kwikiza mani ushaka gufata umwana umurere ndetse umuzane ku isi utarabiteguye ndetse utaranabiteganyije. Ubu se basi uwo mwana kuzagenda akajya ku muhanda akazajya nk'ibiyobyabwenge agakora n'ibindi bintu byinshi bitandukanye by'uburara nibyo bizagushimisha. Ubu se uri kubona ufite imbaraga zo kuba warera uwo mwana? Oya rwose pe, oya rwose Shadi, ntago ari uko mbyumva pe, ndi kumva umwana wanjye ngiye ntamukuramo. Erega Pasha nubwo yanteye inda ntabwo bivuze ko uyu mwana namukuramo. Nukundi mukobwa bari kumwe witwa Anje se kabaza NAOMI. Ate se NAOMI, nta kibazo rwose ariko ibyo tubyirengagize ndetse tunabireke. Basi wabwiye Pasha ko yaguteye inda? Wapisha ntabwo nigeze mbimubwira, ahubwo nahise ko mbayagana kugira ngo mbashe kuba nabibabwira basi mungira inama. Erega Pasha we namubwira nyuma, kuko nta nibirenze mwe nimwe inshuti zanjye za mbere ziri kuroza kuri njye. Ubwo ngubwo rero mwabyumvishe ndateka ko Pasha nawe rwose atabasha kuba yabihakana. Gusa Shadia we nta kindi yabwiraga NAOMI uretse kuba yakuramo inda. Ate se NAOMI, kuko nukubera icyo utari kunyumva, uri kumva ibyo bintu birenze ko kuba wakuramo inda yawe ukayikuramo ukareka ukagomeza ukaba ku buzima bwiza. Ariko Shadia hari ikintu uri kwirengagiza, uzi ko nimara gukuramo inda nzahita ko nitwa mama nyakwigendera. Ariko NAOMI sinzi ubugoryi uba ufite ndetse n'ubwana pe, ubu inda zose maze gukuramo n'inde wanyise mama nyakwigendera. Ubona ntari umukobwa mwiza ndetse ukeye ubasha kuba washitura abagabo. Oya Shadi, ngiye suko nguko mbibona. Erega basi ujye umenya ko Shadi ibintu dukorera hiherereye nta muntu tubona, Imana yo ibitubona ndetse katureba neza. Ubwo rero sinshaka kugereka ibyaha ku bindi nkuko nabikubwiye pe, njye umwana wanjye nzamurira ndetse nta nicyo bimbwiye. Ariko rwose NAOMI ubwana ndetse n'ubugoryi ufite ntabyo nzi. Gusa Anje yahise ko yegera NAOMI ndetse arambwira ati rata NAOMI, nanjye ndikumva ndi mu ruhande rwawe pe. Ndikumva kuba warera uwo mwana ntacyo bitwaye, ndabizi wakoze amakosa ndetse uramunga gutera inda, gusa ndakeka rwose Pasha gukunda ntabwo yabasha kuba yakwihakana pe. Aragukunda kandi afite akazi keza rwose kuba yakemera ndetse umwana mukamurera ntacyo bitwaye pe, ahubwo we ndumva wagera vuba ukanabimubwira. Siwumva se basi byibura nawe. Ase NAOMI, ko turi kuvuga ibyo byose basi mama wawe cyangwa na papa wawe byo waba warabibabwiye? Shawapi Shadi, nta n'umuntu n'umwe ndabibwira, rega nimwe ba mbere mbibwiye. Erega nta cyumweru gishize menye ko nanjye nabashe kuba nasama ndetse ngatwita. Yewe ndumva ufite n'ibibazo pe, basi banza ubimenyeshe wanyu mbere yuko bimenyesha uriya muhungu Pasha. Ubwo nyine uraza kuba wamenye ibikurikiraho, wenda uraza kuba wahitamo amahitamo n'ayawe pe. Gusa barakwereka ku rundi ruhande hari abasore batatu nabo bari bahari ndetse bari kuganira banezerewe cyane. Ate se Pasha ko wanezerewe cyane byagenze biti? Olivier we ntabyo uzi imana, uzi ko wanyongeje umushahara mu kazi kanjye, ubu ndaryoshye mani, mfite amafaranga menshi. Sha ndumva uryoshye pe, ndumva umeze neza. Ubu saa kintu ugiye kuba wakora mani, tugiye kuba wafata NAOMI ndetse ukamujyana mu mago. Ariko urasetsa we, ubwo se kuko uriya mukobwa namujyana mu rugo mushakaho iki? Icyo nari mushakaho ndetse n'icyo nari muteganyijeho cyarangiye. Ubwo se Pasha ushatse kuvuga iki? Ati nyine Olivier, njye urabona uriya mukobwa twararyamanye ndetse naramuhaze pe, nyine namaze kumugira nk'umugore wanjye. Ubwo rero sinzi icyo nabandi kumushakaho kano kanya, kuko ibyo nashakaga byose narabirangije. Gusa ko gatekereza ko ngakunda kandi cyane, ariko njye nashaka ko turyamana kandi abonaga ko karakana kandi baze ko ari njye nakabanjije we. None nyine byanye nashakaga narabikoze. Rero ndumva nta mpamvu yo kuba najya kwizirikaho umusaraba ngo mushake, kuko se nabandi kumushaka ngo mumaze iki? Nzashaka undi mukobwa muzima mwana, nzashaka undi mukobwa muzima, aho ubundi pe reka NAOMI we ntabwo byakunda pe, kandi murabona afite akazi keza, mpembwa amafaranga menshi. Rero ndumva nta mpamvu yo kuba nakizirikaho igisasu cyo gufata uriya mukobwa ngo abe ari we njyana mu rugo. Nuko mungu bari kumwe yitwa Gilbert yaseka amureba ndetse arababara cyane. Atariko Pasha, abahungu mwabaye gute mani? Ese kuki mwese mukomeje kumpindukana? Ese gute kandi Gilbert, hari ikibazo bugize?
Olivier wese ubwo urumva ko ibyo bintu habishyigikira man, kuba yarakundanye n'umukobwa akabasha kuba yamwangiriza ubuzima bakaryamana, dore ko ari nawe wamubanje. Ibyo ngibyo biguha imbaraga zo kuba wamureka. Olivier urumva ibyo bintu ari byo? Shajiribe nanjye siko mbyumva rwose, ndumva Pasha rwose ibintu ari gutekereza atari byo. Pasha rwose nanjye ntabwo ngushyigikiye pe, ibyo bintu uri gutekereza ntabwo ari byo, ni ububwa bwa mbere. Ahubwo we ndumva mani kitari cyo gihe cyo kuba wareka uwo mukobwa, ahubwo ndumva mwagakwiye kuba mwabana, dore ko icyizere cye cyose uragifite rwose kandi uzi neza ko ari muzima. Rero nimba uzi ko ari muzima, sinumva rwose impamvu wabasha kuba wamureka ukamusiga wenyine pe. Njye ndumva mwagumana abandi, ntabwo mwanashaka uburyo mubana vuba, kuba nyine sha uri kibwa gusura nambabaje. Ese Jiribe kutangiye kuba wabirakariramo, oya Pasha nawe uri we rwose warababara pe. Ubwo urumva ko ibyo bintu bire nyine ni amafuti, ntabwo bishimishije pe. Ati yes abanaribi rwose ngiye rwose pe, ntabwo nabana n'uriya mukobwa muramponda sinoga. Ati yes abanaribi rwose, ubwo uko bishaka gusa bro zabyicuza mano, zabyicuza ko warabonye umukobwa muzima, dore ko abakobwa bo iyi minsi nawe urabazi, kugira ubone umukobwa muzima bari intambara. None n'umukobwa muzima wabonye ngo ushaka kumusiga kubera ko cyakora abahungu mwese muri bamwe, gusa uri ikibwa uri ku ntenguha pe. No bro ntabirenze mani, ntabirenze, ahubwo we wibikabiriza ngo bigire ibya danje mani, ntabirenze. Ati yes abanyine uzabyicuza kandi uzabumbwira pe. Gusa barakwereka NAOMI yarashitse, ndetse mu gushika wabaye se kahamagara Pasha. Ati hi bey, ati hi NAOMI umeze ute se ko wari watinze kumpamagara? Ese bey kuri kumpamagara mu izina aho ni amahoro? Ati no nta kibazo bey, ndega kuguhamagara mu izina nuko mba mbihaye agaciro, nyine arije mba numva nkumbuye kuguhamagara mu izina ryawe. Shanyine bey mba mbona ibyo bintu bidasanzwe pe, ko wampamagara mu izina ubundi ngiye ntabwo nsanzwe mbimenyereye. Sanzwe nzi rwose ko usanzwe umpamagara neza, ndetse utampamagaye mu izina ngo nyine unyite NAOMI. Wahe rwose bey ntacyo bitwaye ndetse nta n'ikibazo kibirimo. None se basi birakubabaje? Oya ntabwo bimbabaje, ahubwo nuko bintunguye pe. Gusa nyine Pasha hari ibintu ushaka kubwira kandi by'ingenzi, byaba byiza rwose umboneye umwanya tukazabonana. Wahe rwose ntugire ikibazo be, igihe cyose mba mpari ku bwawe, ahubwo mbwira ushaka ko we tuzabonana ryari. Nyine sinzi, gusa bibaye byiza nyine washaka muri iyi minsi pe, kuko ndagushaka kandi cyane pe, ndagushaka ku rwego rw'uko utabitekereza. Be kutangiye kuntera ubwoba, ahubwo ngubwo uri kunshakira amahoro. Oya rwose ntugire ikibazo be, ubwo se kuko urumva ntabura nyine urumva ari ikihe kibazo cyaba gihari koko. Tugira ikibazo wenda kugushaka gusa, wogere nyine ukora ibishoboka basi tubonane pe, kuko nyine ndi kumva ngukeneye bya hatari. Shakomeje kuntera ubwoba pe, kuntu uri kunshaka si bisanzwe, niyo mpamvu nanjye uri kumva nabitinzeho. Oya Pasha ntugire ikibazo, ni ibintu bisanzwe kandi ndabizi uraza kuba wabikunda ndetse ubyishimiye. Ati okay ntarebe rwose NAOMI uko ubishaka, we nimba ubishaka ndetse ubishizeho umwete, reka rwose ejo tuzabonane basi tubivuganeho, ndumva ushobora kuba unkeneye cyane koko. Sa rwose be nyine ugira umunsi mwiza kandi ndagukunda cyane rwose. Rwose nta kibazo kandi nyine urakoze kuba unkunda. Ati Pasha wayuta ngo ni vuze gute? Nyine ndavuze ngo urakoze kuba unkunda, no sari birenze NAOMI. Ase kuri kwitwara gutyo be, ese birasanzwe kuba nakubwira ngo ndagukunda warangiza ukavuga ngo ndakoze kweri? Be ese wabaye iki wambwiye? Umeze neza? NAOMI ntugire ikibazo rwose meze neza pe. Nose kuba basi nyine nanjye ndagukunda ariko wishime. Ati ye nyine urabivuze kugira ngo nishime nta nubwo bikurimo. Ahe ese what? Pasha uravuze ngo ahe? No NAOMI please calm down, wibiremereza pe, wibiremereza ni ibintu byoroshye. Basi nanjye ndagukunda ariko basi mbona amahoro pe, numva ugize amahoro. Meni zikuri kunyikuraho, cyakora barabivuze abahungu mwese muri bamwe. No baby please wibifata gutyo, nyine ndagukunda basi nta kandi kantu ngeretseho. Ariko nawe urababara pe NAOMI please wibigira birebire, wibiremereza. Ariko se Pasha ni gute nabura kubiremereza? Ndakubwira ngo ndagukunda nta n'isoni ukambwira ngo ndakoze koze ikisi. Siko wagira ngo ntitunakundana, ese wajya ese byagenze biti? Pasha mashaka kuba umwana mwiza ariko wese ushaka kunyumva. NAOMI please wibigira birebire pe, ndagukunda nanjye kandi ndagukunda cyane, nta wagusimbura muri ubu buzima. Are you happy now? No oya Pasha ntabwo nishimye pe, ndetse nta nubwo ari uko biri. Gusa NAOMI akiri kuvugira mu cyumba mama we yese kaza ndetse amusangamo. Ati NAOMI ese ninde muri kuvugana? Ati Pasha sorry gato ndaza kuba nakuvugisha. Sawa nta kibazo dusubire.
ati mama ni umunyeshuri twigana nari kuvugisha. Sawa, ese Naomi kuki usigaye umbeshya? Umunyeshuri mwigana se uri kwiga he ko nzi neza ko warangije ra? Mama I'm sorry nyine kari kanciyeho, gusa nyine n'umunyeshuri twiganye nari kuvugisha. Numvaga rwose icyumba cyawe wagihaye induru wagira ngo uri kuburana rwose, wagira ngo uri mu rubanza. Hoya mama ni kwa kundi nyine mwari gutera deba n'umuntu mwiganye, yarari kunyibutsa nyine ibihe byo ku ishuri. Ati sawa rwose mwana wanjye, ni byiza rwose ujye ugerageza uvugane n'abantu mwiganye, nyine ntukajye ubiryaho mwana wanjye, ndabizi abanyeshuri iyo murangije mugira akageso ko kwirya ku bantu mwiganye nabo. Hoya mama rwose ntabwo nabikora, keretse wenda abo twiganye aribo babikoze bakabinkora, ariko njye rwose nta kintu na kimwe mfite cyatuma nirya ku bantu twiganye pe. Sawa rwose mwana wanjye, reka mbyizere uko nguko. None se Naomi umeze neza? Yego rwose mama ameze neza, ndetse nta n'ikibazo mfite pe. Okay fine, ntaribi rwose mwana wanjye nimba umeze neza. Ese Naomi kutagikunda kunganiriza byagenze biti? Ese mama nawe rwose, ariko mama njye mba numva nkuganiriza ndetse cyane. Ese mama ukeneye ibirenze ibi ngibi koko? Hoya rwose Naomi mwana wanjye ukeneye kuba wanganiriza, rego ujye umenya ko ndi umubyeyi wawe nyuma y'ibindi byose. Yego rwose mama ndabizi uri umubyeyi wanjye kandi ndabyizera kandi ndanabyubaha, ariko nawe ujye reka kubikabiriza pe. Use koko mama tuvuge ko ntaba navuze koko sinkuganiriza koko mama? Hoya rwose Naomi impamvu mba mbivuze nyine nuko mba mbona ko bihari, ntabwo ukimvugisha cyane nyine bisa nkaho byahindutse. Mwana wanjye byagenze biti? Hoya rwose mama wari pe wibiremereza biroroshye, kandi nyine nuko maze iminsi ari utuntu mbugiyemo. Gusa mama hari ibintu ushaka kubabwira we na papa pe. Naomi ni bikise kandi ushaka kutubwira? Nyine mama mfite ikibazo sinzi uburyo muzacyumva cyangwa we na papa muzacyakira, ariko mfite ikibazo ndetse kingoye cyane, sinzi ndi kumva nanafite ubwoba. Hoya rwose mwana wanjye nta mpamvu yo kuba wagira ubwoba, mbwira ikibazo ufite ndetse dushaka uburyo tugikemura. Ndabizi neza uzi ko papa wawe muri iyi minsi nta kazi afite, baramwirukanye mu kazi. Gusa rwose nta mpamvu yo ko wagira ikibazo rwose mwana wacu, kugira ngo ukihererane ndetse ntukitubwire kugira ngo turebe ko twagikoraho. Ndabizi bishobora kuba byatugora ndetse bikaturemerera, ariko mwana wanjye dukora uko dushoboye rwose tugashaka solution kugira ngo turebe ko basi ikibazo cyawe twagikemura. Tubizi ko tugukunda se mwana wacu. Yego rwose mama ndabizi murankunda, gusa mba mbona ameze nkaho nabatengushye. Ubu umeze nkaho wadutengushye se gute kandi mwana wacu? Nyine mama sinzi, gusa sinzi niba nimubwira papa azabyumva ndetse akabyakira. Ati hoya se kandi mwana wanjye, papa wawe se ni gute atakumva kandi nzi neza ko papa wajya kumva kundusha? Ahubwo mwana wanjye ibyo turi gushaka kuba watubwira nduvaga kiko wabanza ukabimbwira ndetse tukazabivugaho turi kumwe na papa wawe, ariko ngiye mbizi kuko ndi kumva bishobora kuba biteye ikibazo. Ese basi mwana wanjye mbwira, hari amafaranga wawe warafashemo ideni ukaba wabuze uburyo bwo kuyishyura, ukaba nyine ufite ubwoba bw'uko basi nubitubwira turi buze kuba twagushwishweza ndetse tukakubwira nabi? Hoya rwose mama si icyo ngicyo, ndetse icyo mfite kirenze icyo, kandi urabizi mama nyine kuva nakura ntabwo nayimenyereje byo gufata amafaranga, niyo mpamvu rero ntabasha kuba najya mu madeni. Yego rwose mwana wanjye Naomi nari ntunguwe rwose pe, nari ntunguwe ukuntu waba waragiye mu madeni kandi nkuzi kuva kera kutigeze ukunda ibyo bintu byo kujya mu madeni. Hoya rwose mama ntabwo ari uko nguko bimeze, ntabwo ari iby'amadeni, ahubwo nyine mama ni ikosa nakoze kandi iryo kosa ndi kuryicuza rwose. Niri ikosa se kandi wakoze mwana wanjye? Mama ntuzaba umuhungu pasha se dukundana? Ati ndamuzi wa ndi nakubwiye ngo ujya witonda uzirinde ntimuzagire ikosa na rito mukora. Yego rwose mama ni uwo nguwo ndumva umuzi. None byagenze gute se mwana wanjye, mwashwanye mwatandukanye ntabwo mugikundana? Hoya rwose mama ntabwo tugikundana. None se mwapfuye iki mwana wanjye? Nyine mama namuhamagaye mu kandi kanya nyine usanze turi kuvugana, nuko ntabashije kuba nabikubwira kuko nabonaga nyine nibikubwira ku kanya direct bitari buze kuba byakumvikana neza. Gusa ndikubona nta yandi mahitamo ari kubikubwira mama. Nyine mama uriya muhungu usanzwe twajyaga tuvugana ndetse akanyitaho akambwira neza, nyine ntidutongane ndetse ntitugirane n'ikibazo. Ati none byagenze bite se mwana wanjye? Nyine mama nakoze ikosa njya kumureba. Ugiye kumureba bigenda bite? Yaragukubise, hari icyo yagutwaye mwana wa? Hoya nyine mama twagiye mu bintu bibi nyine birangira turyamanye. Nyine mama sinzi ukuntu byagenze, gusa byarangiye nyine nisanze njye nawe turi mu buriri bwe twaryamanye. Ariko Naomi wabura ubwenge ndetse nta n'ubwenge ugira, nta n'isoni warifashe uryamana n'umuhungu mukundana mutaranashakana.
mwana wanjye ko nzi ko mu muryango wacu ibyo bintu tubifata nka kirazira ndetse tuzi ko tujya tubyirinda cyane. We byakugendekeye gute? Ni izihe nzoga wanyweye zitumufasha? Ariko mwana uzi ko nta soni ufite. Ni izihe nzoga wanyweye zikakugira ikigoryi zikakugira igicucu kugeza aho uryamanye n'umuhungu mutaziranye nyine mutaziranye ku buryo nta n'isoni? Uri na proud yo kubimbwira, uri kumva nta n'isoni ufite. Cyakora waba umupfapfa mwana wanjye. None ubwo ngubwo byagenze bite? Utangiye ko wamuhamagara akakwigira nk'atagushaka, nyine wamaze kubimbura mu maro, nta kintu kimaze mu buzima bwe, ariko kubona nk'igikoresho kirangwa nyine yagufashe nk'ikigoryi kiraho. Yego mama, niko bisa, bijya gusa nk'aho ari uko nguko bimeze, kuko nyine ndi kumuvugisha ntashaka kumvugisha, nyine ndi kumubwira ndamukunda, akambwira ngo murakoze. None ko amaze kuba wamwereka ubwambure bwawe, ko yamaze kuba yakubona yakumenye wese, ari kugushakaho iki kindi? N'iki kindi si ubwo nyine yaba agushakaho? Yamaze kuba yakurunguruka, niko nabyita. Nta n'urusoni. Cyakora urantengushye mwana wa. Mama rwose mbabarira pe, mama mbabarira, nanjye sinzi kuntu byangendekeye. Nta n'urusoni, nkubabarire nawe si wowe. Ubwo se uri kumva biri buze kuba byagenda biti? Ese basi mwabashe reka ibyo tubireke ndetse tubyibagirwe tubyirengagize. Mwabashije kuba mwakoresha agakingirizo basi warikingiye? Hoya rwose mama, ntabwo twabashije kuba twakikingira. Ngaho nyumvira koko mana yanjye. Ubwo se kuko uwo muhungu abaye yaguteye inda cyangwa yaraguteye ibirwara? Nyine mama, indwara zo ntazo yanteye, gusa nyine icyo mpamya ndashidikanya nuko yanteye inda mama. What? Ariko Naomi waba umupfu, nta n'ubwenge ugira ngo yaguteye inda? Ubwo se uri kumva ibyo bintu? Cyakora nkubwiza ukuri mwana wanjye, hashize igihe kingana iki? Mama, ni ibyumweru 3. Okay, gira vuba iyo nda rero yikuremo. Ntabwo nyishaka uwo mwana, ntabwo mushaka. Ntabwo nshaka umwana utarateganyijwe rwose mu muryango, kandi na papa we nabimenye. Sinzi ko rwose muri buze kuba mwakiranuka pe. Hoya rwose mama, ntabwo rwose uyu mwana namukuramo, ariko uri ikigoryi mwana wanjye. Uzi ko nta bwenge ugira, ntabwo wamukuramo. None ubwo uri buze ko wabigeza gute? Okay, rwishigikira usome. Ese uwo muhungu basi amubwiye ko? Cyakora mana yanjye, mfite umwana w'ikigoryi. Naomi urandumbiye. Uzi ko nta soni? Atariko mama, rwose nyine nakoze ikosa ndabyemera, kandi rwose nanahubutse. Gusa nanjye sinjye rwose, nta nubwo nari nabiteganyije. Nta n'urusoni, ntabwo ari wowe. Noneho ninde wundi ubwo atari wowe? Hari wagiye ninde wabumbuye amaguru uri ikigoryi Naomi. Ase mama, ko nzi kukijijwe, ni gute uri kungira inama yo kuba nakuramo inda? Mama, ko nzi kukijijwe, ni gute undakariye ndetse ukamera gutyo? Ese mwana wanjye ngwishema se? Nguha umudari none waragiye urakina urahembwa, nguha umudari ko watsinze. Ngufate ngusingize sinjye mu bandi babyeyi, mvuge ko ndi proud yawe ko wakoze ibintu birenze. Iri se nishema ndetse n'ikambo nyambitse, nzajya njya mu bandi babyeyi nirahire ko mfite umwana mwiza ndetse ko nta n'urusoni. Ngo ko nkijijwe, nyine ndakijijwe, mbabajwe n'agakiza kanjye usenye ndetse n'ibintu byose ufashe ukabishira. Cyakora urantengushye mwana wa. Nyine iri ni ishema, ni icyo unyambitse cyatuma nishima. Nyine mbwira ikintu mpaye kizima ku myaka yawe. Narakureze nkurihira amashuri, none nta n'urusoni. Icyo se n'igiki unkoreye cyatuma nishima? Cyakora wenda urantengushye mwana wanjye. Bakiri muri ibyo papa we yahise ko yinjira. Ese mama Naomi, ko munumva muri kwivovota mu cyumba byagenze biti? Papa Naomi, numiwe nabuze nuko mbigenza, ngo inuvayo wumva amafuti ndetse n'ubugoryi umwana wawe yakoze. Okay, mbwira nibiki Naomi, bimeze bite mwana wanjye ko mbona uri kurira? Papa, ntabwo ndi kurira. Nta n'urusoni, ntabwo uri kurira. Ese mama Naomi, byagenze biti? Mugabo mwiza rero, ngiye ntacyo mfite nabivugaho, ahubwo uyu mukobwa wawe nakubwira amabara yakoze. Naomi, byagenze bite mwana wanjye? Wirira rwose, wirira. Papa, ndatwite. Uvuze gute Naomi? Ngo ugize ute? Papa, nyine ndatwite. Mama Naomi, siwumva kuntu wandereye, siwumva uburere wahaye umwana wawe, none ngaratwite. Ese ko nzi kutajya uva hano mwana wanjye watwise? Ivuye mu kirere, ivuye hehe? Papa, nyine ndatwite, kandi mama ari kumbwira ngo nyikuremo, kandi ntabwo mbishaka. Ariko uri ikigoryi mwana wanjye. None ushaka iki niba udashaka kuyikuramo? Nyine papa, njye nshaka kuzabyara umwana wanjye ndetse nkamurera. Mama Naomi, cyakora njye ntacyo mfite cyo kuvuga, ndetse nta n'icyo mfite nabikoraho. Ngiye mu kazi,
muhita munyicira akazi kanjye, none dufite inama ndetse inama ikomeye cyane muri kampani. Ngiye mu kazi gusa nze ndasanga uyu mukobwa akiri hano, yamviriye mu rugo, ntabwo mushaka hano kandi nta nubwo nkimushaka mu bana banjye kuko simbyumva. Ngiye meya umwana wanjye yifate. Yesu Kristo umwami wanjye, umva Naomi, singushaka muri runo rugo, ngaruke ntakigusangamo hano. Kandi ikindi, nomero zanjye uzisibe. Reba tubona ko nkuburotse, ndakuburotse, nta nubwo nkigukeneye mu bana banjye. Mama Naomi umuvana ahangaha rwose agende. Hari rwose mugabo mwiza, ntugire ikibazo, nanjye ntabwo nkimushaka. Yanze kuba yayikuramo, mureke njye yayikuramo atayikuramo, ntabwo nkimushaka mu bana banjye. Ubwo se niriye shema mpesheje, aranyubahishije, kandi ahubwo byaba byiza agiye akajya kuraho. Papa ariko mwambabare ndetse mukanyumva kuko naratwisise kuko nta mahano nakoze. Ariko abakobwa mwanashize isoni kuko nta mahano wakoze. Noneho wakoze ibiki? Wakoze ibintu bishimishije ndetse mbigushimire, mbiguhera umudare. Aho mugabo mwiza, nanjye nibyo ngibyo namubwiraga rwose. Namubwiraga kuba waratwise mbiguhera umudare ndetse mbigushimire. Umva Naomi, sinkigukeneye hano, genda ndetse umvire hano rwose. Genda umvire hano, ntabwo nkigushaka rwose. Papa kubera iki ko kuri kunkora bino? Sinkiri siko rwose, genda, ntabwo nkigushaka. Iyo ukiba ushaka ko nkubera papa bari gukora iby'umwana rwose agomba umubyeyi. Kuba utampesheje ishema bishatse kuvuga ko udashaka kumva papa wawe. Rero genda ndetse umvire mu nzu. Mama Naomi ndagenda, se nareke kunkerereza atanantera umwaka rwose. Sa rwose mugabo mwiza, genda. Nuko papa Naomi yahise kagenda ndetse ajya mu kazi. Gusa mama Naomi yahise kashwishwibuza Naomi ndetse aramwirukana amuvana mu rugo rwiwe. Naomi yahise kasohoka mu nzu, gusa mu gusohoka mu nzu nta kindi yagombaga gukora. Yahise kahamagara Pasha, ati Pasha urihe ko ndi kugushaka? Ati bendi mu rugo ndaryamye, none nta kazi nagize rwose, nagize off. Ati nyine ndi kugushaka ndetse byihutirwa cyane, use ngusange mu rugo. Ati nasundi ko mbere rwose najyaga ngushaka ndetse nakubwira ngo uze kunsura mu rugo ukabyanga ukabigira intambara. Ni gute none uri kunyingira rwose kuba waza kundeba? Hoya nyine Pasha, ndi kugushaka kandi birihutirwa cyane pe, mbabarira basi umbwire ndetse nze kukureba kuko ibihe ndimo birangoye kandi rwose ni wowe nkeneye. Ati se Naomi kuri kurira aho ngaho n'amahoro byagenze nyine bimeze biti? Ndi kumva uri kurira cyane rwose. Yego Pasha, sinakubwira ko ari amahoro kuko ngubu umerewe nabi ndetse cyane pe. Ati umerewe nabi ndetse cyane? Ati yego rwose umerewe nabi ndetse ndi kumva ntameze neza, ahubwo wambabariye ukanyohereza tike nkaza kukureba. Ati Naomi nta n'amafaranga na make ufite ku buryo wansaba tike kuza kundeba? Rwose mbabarira basi nyumva pe, ese basi ngurishe telefone kugira ngo mbone tike iza kuza kukureba? Ati hoya rwose igihumbi kikugeza mu rugo nsicyo cyatuma rwose ugurisha telefone yawe, reka nze nkohereza 5,000 basi uze kundeba. Nuko Pasha ese ko yohereza 5,000 Naomi ndetse Naomi ajya kumureba. Gusa Naomi mu gushika kwa Pasha yasanze yicaye mu cyumba cye. Ati be nsanga mu cyumba rwose niho ndi. Atawish basi Imana ishimwe ko ngusanze hano, uko nkubonye wenda natekereza ibibazo byanjye bigiye kuba byakemuka. Ati se ko mbona ujuzanye n'amavarisi uri kujya hehe Naomi? Pasha nyine mu rugo banyirukanye. Ati papa we na mama we ko nzi ko bakijijwe kandi cyane, bakwirukanye baguhora iki Naomi? Wakoze iki? Aho nti wabananiwe kuba batangiye kuba wakishora mu mico mibi? Oya rwose Pasha ntago ari imico mibi, ahubwo nyine ni ibintu nababwiye byambayeho bituma babasha kuba banyirukana. Ati ubwo ibyo bintu byatumye bakwirukana ari ababyeyi bawe sera ngiye biri buze kuba byanyemerera kuba nakwakira? Oya ariko Pasha nawe wivuga gutyo rwose pe. Nyine Pasha ndatwite cyore, nindaguteye ndase kandi Naomi. Ase Pasha waretse kuvuga gutyo ndetse ukareka ko wanyitwaraho gutyo? Ati kise kandi nyine uratwite utwite nyine inda yande bimeze biti? Nyine Pasha ndatwite ndetse ntwite inda yawe. Nibyo nari ndi kukubwira ko rwose nshaka ko nza kukureba ndetse tukabivuganaho, gusa nyine nabiganirije mu rugo banga kubyumva. Nyine baranyirukana ndetse papa yambwiye ko atakinshaka, yanamburutse rwose yanciye mu bana bi. Ati are you sure? Yego rwose pe. None se Naomi mukunzi wanjye, ibintu papa yananiwe ndetse no kuba yakwihanganira ngo mugumane, mama wawe se we bimeze biti? Nawe nyine bose bashwishwibugarije nyine bambwiye ko batakinshaka. None se Naomi mukunzi, nimba papa we na mama we bakwanze ndetse bakuretse bakubwira ko batagushaka,
ngiye tutagira icyo dupfana ndetse tudafite n'icyo duhuriyeho ndinde kukwemera koko. Ariko pasha njye nawe turakundana ntubyibagirwe kandi wibuke ko turyamana njye nawe. None kuba twararyamanye se ndetse turyamana ibyo biguha uburenganzira bwo kuzana amabage ndetse ugashaka kuba waba hano. Oya rwose Naomi ibyo wabyishe ndetse wabyibeshyeho rwose pe. Ibintu iwanyu bananiwe ndetse bavuze ko batagushaka ndetse ko batagukeneye mu buzima bwabo. Sinzi ko rwose njye nabishobora ndetse ko nabashe kuba nabana nawe. Rero Naomi please I'm sorry pe. Ntabwo nabasha kuba nakwihanganira njyewe ahubwo si ugusiba nomero zanjye ahubwo njye unanyibagirwe mu mutwe wawe ntabwo ngukeneye pe. Ntabwo ndi ready yo kuba narera umwana. Ese basi wayikuyemo tukagumana Naomi? Ati no icyo nacyanze rwose ntabwo nshaka kuba rwose mama nyakwigendera rwose pe. Ahubwo ndakwinginze nyemerera tubane kuko ndabizi pasha urankunda. Ntabwo ukunze utaratwita rero njye ntabwo ndi ready nta gahunda afite ndetse nta nubwo niteguye kuba narera umwana pe. Nyine kuba papa biri kungora sindi kubyumva pe. Ego ko ibaze pasha yabaye umugabo we afite umwana aza mwita papa. Yego ko Kigali ntabwo byashoboka rwose Naomi. Nyine ntabwo ndi ready pe, ntabwo mbyiteguye kandi wihangane rwose unyumve. Ati are you sure? Ati of course I'm sure pe. Nyumva ntabwo niteguye rwose, ntabwo niteguye kuba naba papa. Ahubwo nyine nimba utayikuye mumvira mu nzu hari undi muntu rwose ndi guteganya kuba yaza kunsura. Mfite sheri ugiye kuba yaza kunsura ahubwo genda ataza kuba yagusanga ahangaha. None se pasha kano kanya nkubwiye ko ntwite rwose uhise kubona undi mukunzi. Naomi wihangana ariko rwose nta musore ugira umukobwa umwe bakundana. None se pasha ko ngenda kugira guri umwe ndetse nkugira uri wenyine. No ubwo nyine sinzi kuntu uwo mutima wawe umeze gusa ku basore rwose biragora. Sinzi ko hari umusore rwose watereta umukobwa umwe. Rero ufite undi mukunzi ahubwo gira vuba sohokera hano rwose vanga rwose ataza ndetse akanaho gusanga. No please gumana nanjye nyine ndakwinginze please rwose ndakwinginze pasha winsohora nk'imbwa pe, winsohora mu nzu yawe gutya. No Naomi nakubwiye ibintu nakubwiye ngo ukuremo iyo nda wabyanze. Rero sinzi icyo ndi kugushakaho ndetse sinzi n'impamvu ndi kuguma rwose ngufite ahangaha. Sohokera mu nzu ndetse ntabwo nkigukeneye pe kandi winjagaraza sohoka hano ndakwirukanye please sohoka rwose pe. Nuko pasha yahise kasohora Naomi ndetse amusohora rwose nk'imbwa amusohora mu nzu ye. Naomi nta kindi yahise kakora, yahise kahamagara abashuti bwe, yahise kahamagara Ange. Ati Ange bimeze bite se? Ati se Naomi ko numva uri kumpamagara ndetse umeze nkaho uri kurira bimeze biti wabaye iki? Maze kubwira mu rugo ko ntwite ndetse na pasha nabimubwiye gusa bose bashwishwirije banyirukanye bambwiye ko rwose batanshaka. Bose bari kumbwira ko ngomba gukuramo inda. Ataha aho rwose nta gitekerezo mbifiteho gusa ndi kumwe na Shadi yareka muguye muvugane nge ndi busy hari utuntu ndimo. Ati Shadi bimeze bite se? Ati ni sawa Naomi ese kuri kurira byagenze bite inshuti yanjye aho ni amahoro? Ati yego rwose ntabwo navuga ko ari amahoro meze nabi ahubwo cyane. Byagenze bite se kandi hari uwakwibye? Ati no ntabwo banyibye ahubwo nyine bya bintu nabibwiye mama ndetse nanabibwira pasha gusa bose banshwishwurije bambwiye ko batanshaka. Bose bari kumbwira ko nyikuramo nyine inda kandi baze ko bose bamaze no kumboroka rwose. Ariko rwose ubwo nibwo buryo bwiza ndetse bushoboka Naomi. Ugomba gukuramo iyo nda rwose kugira ngo umere neza. Gusa Shadi urabizi neza nakubwiye ko rwose iyi nda ntayikuramo ndetse ko ndashaka kuba nakitwa mama nyakwigendera. Ati ye niba udashaka ko wayikuramo rero nanjye usubiye nomero zanjye ntabwo nkigushaka pe. Nta bubasha ndetse ibintu byananiwe kuba byakihanganirwa na mama wawe ndetse na papa wawe especially none waguteye inda ndinde kuba wabyishiraho. Niba udashaka ko wakuramo iyo nda rwose nanjye si aho simpari rwose pe. Ibaga wifashe rwose mushuti we baga wifashe. Ahubwo reka nguhe Ange mugume muvugane. Atema ndarengana nimba yanze kuba yakuramo iyo nda nanjye sinkimukeneye. Nuko bose bahise ko bamushwishikuburiza ndetse baramwanga ndetse bamubwira ko bose bamwereka ko batakimukeneye. Nuko yahise kagenda ndetse aragenda afite ibibazo byinshi agenda atambuka mu muhanda dore ko rwose atarafite ahajya. Dore ko atarafite ahajya rwose nta cyerekezo na gito yari afite. Nuko Naomi yakomeje kuba yagenda gusa mu kwambuka umuhanda mu kugenda yirukanka imodoka yahise kiza ndetse imodoka itakimugonga. Gusa mu kumugonga umusore wari utwaye imodoka yahise kasohoka mu modoka ndetse asohokamo yiruka cyane. Mu kureba yasanze umukobwa rwose ari guhumeka insigane rwose bigaragara ko umukobwa ahuye n'ikibazo ndetse gikomeye. Yahise kahamagara ndetse mu guhamagara yahamagaye yirukanka cyane. Nuko yahise kahamagara ndetse ahamagara yiruka cyane. Ati Simon ni FIDERRE uguhamagaye rwose ndakwinginze irukanka ndetse uze hano ku muhanda rwose nkoze accident.
ndakwinginze za wirukana ambulance ndebe ko uyu mukobwa rwose namujyana kwa muganga. Ati what Fidere ukoze accident se kandi nanone. Igice cyacu cya mbere ku nkuru y'urukundo ya Naomi ndetse na Fidere nahanga kirangiriye. Nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana umunsi ku wundi. Bidatinze nabagezaho n'ibindi bice bikurikira. Imana ibarinde.